iyo abantu rero bafite ibibazo nk'ibyo dufite cyangwa twaranyuze mu mateka nk'ayo twanyuzemo, muri rusange hagomba kuba impinduka, tugahinduka mu mitima yacu, tugahinduka mu mikorere, ari byo byangombwa icyo kibanze, kugira ngo ya mateka twamenyekanye yaturanze agende abura, ajya inyuma azimira. Tugomba gukora ibintu bisobanurira buri wese ngo u Rwanda ntabwo rukiri rwa rundi mu myaka 30 n'indi ishize. Dore ibyo bavuga, dore ibyo bakora, dore ukuntu bihindura ubuzima bw'Abanyarwanda. Icyo ni ngombwa, nta kukinyura iruhande. Urabizi hari abajyaho bagatinya ubusa, mujya mwumva n'ubu ngubu ushatse ku interineti no mu mwanya ushize cyangwa n'umwanya uri buze haba hariho abavuga u Rwanda n'aba bavuga abayobozi b'u Rwanda n'aba bavuga ibintu byose nabi. Ariko iyo abantu bashyize hamwe, mbese nk'iriya Unity Club bivuze ubumwe. Unity Club uyirebe mu buryo bw'igihugu cyose kibe nka Unity Club. Iyo ibyo byose bivugwa cyangwa bigirirwa nabi u Rwanda, abantu bashyize hamwe, iyo bafite iriya ntego, iyo bafite bwa gushaka, ndetse iyo bafite n'uburakari buvuga ngo ariko kuki abantu batugira batya cyangwa twagaragaramo ibimeze gutya, ibyo byose bihinduka ubusa. Ibyo bitutsi, ibyo kubeshya, ariko mukwiriye no kwiga isi mukamenya isi uko iteye. Isi uko iteye, abenshi ikibabaje ni uko bajya muri ibyo bishuko babatwara. Isi hanze bazakubwira bati u Rwanda nta demokarasi, nta ubuyobozi bw'igitugu, abayobozi bw'abicanyi, ndetse bakavuga amazina, bakavuga ariko aho nahera rero ni hehe? Abo bamvuga cyangwa bavuga u Rwanda cyangwa bavuga mwese bo hanze, umumenye ukamubaza utari ko wowe uvahe? Igihugu uri Umubirigi, uri Umufaransa, uri Umwongereza, uri Umunyamerika, uturuka Canada, ukamubaza utari ko uzi umubare w'abaraye bapfuye mu mujyi runaka rw'igihugu cyawe, umujyi gusa utabuze igihugu cyose, bazize umuntu ko barasa gusa cyangwa barasa ko ari ubwoko ubu n'ubu cyangwa ko ari amezi atya, uzi umubare w'abaraye bapfuye ukabimwibutsa gusa. None si ibyo nibyo uheraho ujya kubeshya cyangwa gukemanga cyangwa
uvuga abandi wabanje ugakemura iby'iwanyu ariko icyo baba bashaka ni uguhora ni ukukurangazaga kugushyiraho iterabwoba bakakwita izina ndetse bitari iterabwoba gusa barangiza bakavuga bati turanagufatira n'ibyemezo ubwo nyine uwo mwanya agahindura akumva ko akwiriye kumva ibyo abo bamubwiye ibyo rero biba ku bantu biba mu gihugu cyatakaje ubuzima bwacyo iyo ubyemera ntuburiho iyo ubyemera kugira ngo abantu bakuyobore bakubwire ibyo ukora bakubwire uko wifata bakubwire uko ariko se ko duhora turi mu biganiro byinshi bivuga ubu muri iyi si ko nagira ngo twese twaremwe kimwe hari abantu bamwe Imana yaremye irangije ibasigira ububasha bwayo ngo bareme abandi ubu muri aho mwaremwe n'abandi ntabwo mwaremwe n'Imana nagira ngo twese twaremwe n'Imana ariko hari aho bigera ndetse nkayibonamo abantu ukabona barasa nk'aho baremwe n'abandi mukabyemera abo mbese Imana yaba yarasigiye ububasha bwo kugira ngo ireme abandi abacu bajya kurimbuka bagashira bari kuki bataye cyangwa ubu bari abo ngabo rero igihugu gishaka kwiyubaka kibaza ibyo bibazo byose kigashaka ibisubizo ukamenya ngo nta bandi baza ngo kuko ni ibiremwa nk'uko uri ikiremwa ntabaza ngo akubwira uko ukwiye kuba wararemwe cyangwa uko ukwiriye kwifata nyuma yo kuremwa uba yarakuremwe uwo ari we wese wandemye ukanshyira hano ubwo nanjye kandi ibyaturemye uwaturemye we yaduhaye n'ubwonko ngo dutekereze tugomba kubukoresha rero u Rwanda n'amateka yacu n'iyi si nyine dukwiriye kuba tumenya uko iteye nta mpamvu n'imwe yatuma tutagira izo mbaraga tutagira ubwo bushake tutagira uko kumenya kw'ibyo tugomba gukora ko tugomba kwifata ubwacu ko tugomba kwivana hamwe tukigeza ahandi aho dushaka kujya nta mpamvu n'imwe bwa bushake bwa burakari bwa bushobozi navugaga buturimo ariko nushaka kubukoresha uzaba wa wundi usa n'uwaremwe n'undi azi nyine
usibye noneho ko n'abo twita ngo twaremanywe hamwe muri iki gihugu bageze aho nabwo mu mateka yacu birazwi, bamwe bahindutse abandi babuze ubuzima bwabo, n'ubu ndetse bikaba bishaka ko abantu bakaba bashobora kwihanganira ko byakongera bikaba gutyo, ari byo twihanganira kubera ugomba kugira kwihangana no guhendahenda no kugira ngo ibintu bibe byagenda neza, abantu bumvikane. Ariko hari umurongo ubundi uba ukwiriye kutarengwa. Ubu muri mwaka 2024 muri uku kwezi turimo, umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icyo abandi bazize mu myaka yashize, tukicara aha tukabyemera, tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda. Ntabwo ariko bigomba kugenda, ntabwo ariko bigomba kugenda. Muri ba bandi bari bakwiye kuba bafite icyo bashaka kuba, bafite ubushake ndetse bafite uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubire. Ntabwo bikwiriye, ntabwo bikwiriye na busa. Abo rero bagera batya bakanyura mu myanya y'intoki kubera ko igihugu kiyubaka, gihendahenda, gishaka ko umuntu wese yumva, gerageza kugorora ariya amateka yacu, abantu bakanyura mu myanya y'intoki bakagirira n'aba bantu bigaruka muri ayo mateka. Burya umunsi wabo iminsi nimbarwa. Rwose ubu hari igihe kinini kongera kubisubiramo. Hari abo abandi mureba bari aho bidegembya n'abo twababariye twavanye mu aho bari bafunzwe, bafungiwe ibyaha nk'ibyo, twababarira uguhendahenda urebe ko hakongera umuntu akabamo muzima cyangwa nabe n'aba gukorana nabo n'iki, yarangiza bagasubira murabazi birwa, ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakora ibitangazo ko barwanira demokarasi, barwanira ibyo ntazi barwanira. Buriya nabo ariko turaza uzi ya masaha bamanika ku nkuta, iyo yashizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore, turaza kurwongeramo. Kandi ubwo iyo umuntu agirwa inama afite mu mutwe hazima arumva. Ubu ni inama njya, ariko ushaka arayumva, ushaka ntayumva, ariko
ku kibazo cy'ubuzima bw'igihugu cyacu n'abanyarwanda n'aho tuvuye n'aho tugeze n'aho dushaka kujya. Ibyo bifite aho bigarukira, kugerageza kubihungabanya bifite aho bigoye kugarukira. Ariko kandi niba n'uwashaka kwiga akaba yiga, nabwo arebe mu mateka y'imyaka ishize mikeya, byinshi nk'igihugu dusezeranya birakorwa nta mususu, nta abavuga bakavuga, abagororwa bakagororwa. Rero mu nzira yo kwiyubaka, mu nzira y'ubumwe, mu nzira ya Unity Club, duhere kuri twe, duhere ku bacu. Abacu ndavuga abanyarwanda, ndavuga imiryango nyarwanda, ariho duhera twisuzuma, twikebura, tugerageza uko dushoboye kose kugira ngo abana bacu, urubyiruko imyaka 35 kumanura hasi, biri hafi kugera nka 3 bya 4 by'abantu bose dufite. Abo ngabo, abo tubarera dute? Tubaha iki? Batubonamo iki? Batubonamo iki bashingiraho kugira ngo u Rwanda rukomeze ari rwa rundi twifuza? Hari abariho, hari abazaba batakiriho mu myaka iri imbere, ariko u Rwanda rwo rurakomeza. Tugomba kurureba nk'igihugu gikomeza ubuzima ubuziraherezo. Ntabwo u Rwanda ari nk'umuntu umwe. Umuntu umwe n'urambye imyaka iba myinshi akagenda, ariko igihugu ni abandi bavuka, ni abandi bagiye. Niyo mpamvu bikomeza buri gihe cyose. Buri muntu rero mu mwanya we, mu gihe cye, byaba byiza ko yagerageza agakora ibyo ashoboye, agatanga umusanzu ashoboye, kugira ngo rwa Rwanda rukomeze rubeho, kandi rubeho neza uko tubyifuza. Nagira ngo sindi butinda cyane nubwo byabaye, ariko cyanzanye hano yari ukubashimira mwese through Unity Club, binyuze muri Unity Club. Ndashimira n'abandi bitabira izo ngamba Unity Club ihagarariye, zubaka igihugu cyacu mu buryo butari ubw'ibyumweru, by'amezi, by'imyaka mike, ariko mu buryo burambye.
hanyuma ibisigaye ubwo ni ugukotana nyine ni gukomeza tukabiharanira buri wese ahari mu bushobozi bwe mu byo afite ntakagira icyo atanga cyahura n'icyundi twabihuza byose by'abanyarwanda nta mpamvu mbona impamvu u Rwanda rwananirwa kugera ku ntego yo kuba igihugu cyakumvikana neza no ku banyarwanda ubwabo bakumva barwishimiye kandi barurimo barufitemo uruhare. Icyo narangirizaho ni cya kindi cyo kwibutsa gusa ngo ku byiza noneho tumaze kugeraho n'abandi babona batuvuga buriya kudutera imbaraga zo kubirinda no kongera ibindi nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ari ibyo kwirara gusa bakuririmba nawe ukiririmba iyo bitakuviriyemo imbaraga zituma ushaka gukora birenze ujya guhindukira ugasanga bya bindi byagucitse ntibikiriho. Ariko iyo bikuviramo imbaraga z'ubushake kugira ngo urusheho gukora byiza kubera ko noneho n'abandi barabibona uzareke abandi babikuvuge ariko wowe ntuzabyivuge. Nicyo gituma abantu bahora batera imbere. Ndabashimiye rero cyane mugire amahoro y'Imana.